Nongeye kubasuhuza cyane mbaha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi rero ni umunsi wacu wa kane w'agatabo k'igitangaza. Ugeze hano, waba ugeze hano bwa mbere, ushobora kunyarukira mu mavideo yabanjirije iyi ngiyi nko mu minsi ibiri ishize, uraza kumenya neza iby'aka gatabo. Ni agatabo keza cyane kongera kutugarurira icyizere, kutubibamo urukundo, kadukururira ibyiza, katwigisha gushima. Uyu munsi rero ni umunsi wacu wa gatatu, turavuga ku kintu cyiza cyane kandi cy'ingenzi buri wese akenera, cyitwa tugenekeranije, twacyita umubano w'igitangaza, imibanire yacu n'abandi. Ngira ngo rwose twese uko tumeze, ko turiho, nta muntu udakenera undi, nta muntu udakenera umuntu wakumva kubaza tumeze ute, udakenera umuntu umubwira ati ndagukunda. Mu bintu byose abantu twese turakeneranye burya. Udakeneye umuntu baganira bavugana ibibazo ubayeho mu isi ya wenyine, nta muntu ufite uvugisha, nta muntu ufite musangira ikintu, nta muntu ufite ubwira ibyiza byawe cyangwa se n'ibyakubabaje, urumva wabayeho mu isi rwose ikubihiye cyane. Hari igihe abantu dufata nk'inshuti, tukazifata nk'ibintu nyine bisanzwe, ntitubihe agaciro, ariko nyamara inshuti ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane dukeneye mu buzima bwacu. Uburyo ufite inshuti ikubwira ati komera, ikubwira ati waramutse, ubona ukabwira ibyawe, iza kugusuhuza mu rugo ukakubaza ati ese ejo urahari nzaze ngusure. Burya pe ntukayifate nk'ibintu bisanzwe, ibifata nk'ibintu by'igitangaza, kumva byonyine hari umuntu ugutekereza, hari umuntu wumva yaba impande yawe. Uyu munsi rero nk'abatindiye turaza kurebera hamwe iby'iyi mibanire nyine y'igitangaza, turebe uburyo dushobora gushimira abantu bacu b'ingenzi mu buzima bwacu. Tubabwire tuti warakoze rwose kuba mu buzima bwanjye, warakoze kwemera kuba inshuti yanjye. Rwose ibintu by'ubushuti, ibintu nubona umuntu rwose akwitayeho, ntitubifate nk'ibintu bisanzwe, tujye tubifata nk'ibintu by'agaciro ndetse ibintu by'igitangaza. Kuko hari igihe ubyutse mukamara nk'icyumweru nta muntu ukuvugisha, nta muntu ugusuhuza, ngira ngo uko wakwiyumva niwe uba ubizi. Uyu munsi rero ni umukoro dufite ni uwuhe? Ugiye kureba mu bantu batatu bawe b'ingenzi wumva bafite icyo bavuze ku buzima bwawe, urabandika ku gapapuro cyangwa se ushaka amafoto yabo uyarebe. Abo bantu rero usubize amaso inyuma, ubabwire ya magambo atatu: warakoze, 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 cyangwa warakoze kuba inshuti yanjye. Umubwire nyine icyo umushimira. Wenda niba ari umugabo wawe, warakoze kuko uba unyumva. Mama, warakoze kuba waranyigishije gusenga. Inshuti yanjye nziza cyane, warakoze kuba warahabaye mu gihe nari ngukeneye, warakoze kuba uhaba buri munsi mu gihe ngukeneye, iyo nkushatse ndakubona. Washimira umwana se, mutante wawe se, so wanyu, papa wawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urebe umuntu mbese wumva wakugiriye akamaro mu buzima bwawe, cyangwa wumva nyine ufata nk'inshuti, rwose umuzirikane kuri uyu munsi, umubwira ati warakoze. Ijambo warakoze ni ijambo rifite ingufu cyane, noneho kuribwira umuntu ni ibintu bikuzanira nawe urukundo. Iyo urivuganye urukundo, iyo uvuganye ibyishimo, ukabwira umuntu bikuvuye mu ndiba y'umutima ati warakoze, cyangwa se urakoze kuba ubana nanjye, ibyo bintu, ayo magambo nawe akugarurira urukundo kuri wowe, kandi akagukomereza imibanire yawe n'abandi. Rero reka video sinyigire ndende cyane, icy'ingenzi ni ukumva ko nawe aho uri burya, icyo bitwibutsa uyu munsi ni ukumva ko abantu b'ingenzi mu buzima bwacu natwe rwose tubashimire. Bitwibutsa kumva ko dufite abantu b'ingenzi. Nusubiza amaso inyuma ukavuga ati ubundi kugeza uyu munsi ninde muntu numva wenda nshobora kuba ngize akabazo nahamagara, ngize akabazo kanaka ninde nabwira akaba yanyumva. Niba uwo muntu nibiguha uyu munsi nibiguha gutekereza ko uwo muntu, burya nawe birongera bikugarurira urukundo, uvuga ati burya wa muntu ntabwo ibintu ankorera ntabwo ari gusa, ni ibintu by'igitangaza. Kumva nahamagara umuntu akaza. Hari uwo wahamagara ntazi, ariko hari uhamagara akaza. Ni ukuri umusanga, umushimire, umubwire ati urakoze. Niyo utamubwira mu magambo, ubivuge mu mutima wawe, umutekerezeho, ubivuge. Ibyo bintu ni byiza cyane, kandi unamubonye byaba ari byiza nabyo, ukabimubwira ati warakoze, ukagukorera akantu urakoze. Ibintu byo gushimira inshuti tubigira umuco, kandi pe twumve ko ari umugisha twahawe kugira inshuti.
fata rero izo nshuti zawe 3 zigukikije zibwira ayo magambo, iryo jambo urakoze n'impamvu nyine uzishimira. Ushobora kubyandika ku gapapuro, ushobora kureba ku ifoto uyifite muri telefone cyangwa uyifite aho, ukamureba ukavuga ati urakoze. Icyo kintu, iryo jambo niba bivuze bikuvuye ku mutima nk'uko twabibonye, kwa gatabo gashingiye ku kwemera, kwizera, ni ukuri bizakugarurira urukundo nawe muri wowe, kabone niyo utamubwira imbona nkubone, kumva byonyine ko wabizirikanye ukavuga ati burya wa muntu kunkunda bifite agaciro kuri njyewe, reka nanjye mbihe agaciro mubwire rwose ijambo urakoze. Ubwo rero uyu munsi nanone nk'uko bisanzwe turasubira ku munsi wacu wa mbere, ufate bya bintu byawe 10 wanditse ushimira Imana wagezeho, ari muri iki gihe cyangwa no mu gihe cyatambutse, ibintu byiza byakubayeho, wongere ubifate ubisubiremo n'impamvu ubishimira. Nurangiza noneho mbere yo kuryama nanone nimugoroba ntibagirwe gufata ka kabuye kawe k'igitangaza, wongere ugafatemo igipfunsi ugapfumbatize, nurangiza wongere uvuge rya jambo uti urakoze Imana kubw'ibyiza byose byambayeho uyu munsi. Twavuze ko iyi minsi 28 ari kuzirikana ibyiza gusa, nta bintu byo gusubiza inyuma ku bintu bibi. Ubwo bibi ni ibyo nyine tukomeza kubyikurura nk'uko twabibonye, birakoma bitwomeho. Rero iyi minsi 28 niyo kuzirikana ibintu byiza gusa, kugira ngo bidufungurire amayira yo kugira ngo hakomeze hatuzeho ibyiza, aribyo bikomeze bize bitugana. Ubwo rero nyuma y'ibyo ngibyo, za nshuti zawe 3 wazibonye, wazishimiye, wanditse impamvu zishimira, ngaho rero katurekera aha ngaha. Ntibibagirwe ariko gukora subscribe niba ariko bwa mbere uhageze, ukande kuri share unkurikire kugira ngo n'utundi video tutazajya tugucika, kandi ni ukuri iyi video uyihereze n'abandi baze tubane muri iyi minsi 28. Tugeze gusa ku munsi wa 3, ariko tuzajya kuyirangiza hari cyahindutse mu buzima bwacu, twumva ko gushimira ari ingenzi, twumva ko kwemera ari ingenzi, twumva ko gutekereza ku byiza ari ingenzi, kumva ko hari n'ibintu byiza natwe dufite mu buzima bwacu nabyo ari ingenzi. Rero kambareke naho umunsi w'ejo ku munsi wa 4 mukomeze mubane nanjye, Imana ikomeze ibarinde.